Murakoze nshuti mukurikiye ijwi ry'ihumure, ni ukuri turabashimiye, mwabanye natwe muradushyigikira, turabakunda kandi turabanezerewe. Uyu mwanya rero tugiye kongera dutangirane namwe, tubane, dusome ijambo, dusengane, kandi turagira ngo nitujya dusoma n'ijambo mujye mubasha kurikurikirana, tumenye icyo ijambo ryashatse kutubwira, tubashe kurisobanukirwa. Umuntu arongera agasoma agasubiramo neza yitonze, akamenya icyo ijambo ryamubwiraga. Nuko rero turabashimiye kuko twabonye ko muri kumwe natwe, mudukurikira. Imana ibaha umugisha, mwebwe mukurikira iki kiganiro, Imana ibaha umugisha, Imana ijye ibakorera ibyo mwifuza, ibane namwe kandi ibagirire neza. Turabakunda rero kuko mwiyemeje kubana natwe mukadushyigikira. Reka rero tubashimire kuko twasanze muri inshuti nziza, muri inshuti zacu, muri inshuti kandi z'umumaro. Murakoze. Reka rero dutangire dusenga, hanyuma dusome ijambo tuze kuriganiraho. Data wa twese uri mu ijuru ushobora byose, uri Imana ihoraho, uri Imana nzima nziza y'inyangamugayo, uri umutware urengeye abandi batware, ushoboye byose, uri Alufa kandi burya uri Omega, ntujya unanirwa. Rero uru rugendo dutangiye mwami, ujye wemera ubane natwe, udushyigikire Yesu Kristo, shyigikira abumva iki kiganiro Data, kandi nanjye uhagararane nanjye. Reka Data utega amatwi akumva akareba, urwaye umukize Yesu Kristo, ko turakuzi, wahumuye impumyi, Uwiteka ukora imirimo n'ibitangaza. Reka buri wese rero agirirwe neza nawe Data, agira icyo akuramo. Uwiteka umurengero uciye muri ubu buryo, ahari hari ugutaka kwinshi, ariko ufite uko ujya uturengera kandi ukadutabara. Reka rero ukuboko kwawe tukubone uyu munsi, buri wese uri butega amatwi akumva. Reka Data ahumekerwemo n'ineza yawe kandi n'ijambo ryawe rihoraho. Reka ubashyigikire, reka ufate amaboko yabo, reka ubagirire neza. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ubajye imbere kandi ubayobore. Ni ukuri rero mubyeyi mwiza, tugiye gusoma ijambo ryawe Data. Hatangiye ijambo, mbere na mbere ijambo niryo tubanje imbere, kugira ngo uhagararane n'ijambo ryawe, usohoze gukiranuka kwaryo, ubutware bwaryo ubuherekeze, icyo rimara mu bantu. Uwiteka urishyigikire mu izina ryawe Yesu. Reka iri jambo rigiye guca mu gutwi kumwe ngo rinyure rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, ritubere impamba izaduherekeza kuzagera iwawe mu bwami bwawe bw'ijuru. Urakoze rero, ni mu izina ryawe Yesu Kristo turasabye tugushimira, amen. Murakoze rero, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma none riri mu Baroma, ibice byaho 12, turahera ku murongo waho wa mbere. Tugiye kureba noneho imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo, imirimo ikwiriye abakristo, imirimo idukwiriye, mbese kumenya abo turi bo mu Gikristo. Haravuga ngo, nuko bene Data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu kugwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Iyi niyo mirimo cyangwa se imibereho ya Gikristo. Ariko turongera turebe nanone muri Yesaya 50
na gatanu. Yesaya, kugira ngo iri jambo turyumve dusobanukirwe neza. Yesaya 55 naho twumva icyo hatubwira. Haravuga ngo, duhereye ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, nk'uko agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato, ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Amena. Iri jambo dusomye ni ijambo ritubwira cyangwa se ritugaragariza kuba umukristo icyo ari cyo. Kuba umukristo icyo bivuze, kuba umukristo icyo bisobanuye. Ubukristo tukareka kumva ko turi abakristo badafite imirimo myiza cyangwa se badafite imirimo runaka, ariko Bibiliya iratubwira ngo imirimo ya gikristo ni ukureka kwishushanya nk'ab'iki gihe. Mbese ubwo twabaye nk'abivanga tugahinduka bamwe, nta tandukaniro, ntiwavangura uyu n'uriya. Ese wamenya uti uyu ni umukristo cyangwa se uyu si umukristo? Ariko hari imirimo ya gikristo. Uwiteka Umwami Imana atubwira ngo dore imirimo ya gikristo nimukiranuke, nimukore ibi ngibi, nimureke kwivanga, nimureke kwishushanya, nimugire itandukaniro. Birakwiye kugira ngo tugire itandukaniro, birakwiye kugira ngo tutivanga, tudasa nabo, tudakwiye gusa nabo. Duheruka gusoma ku ijambo ritubwira gakondo, ariko none niba twaramaze kumenya gakondo, tukagira gakondo yacu, birakwiye kugira ngo tumenye ngo tugomba kuba abakristo ki bativanze. Ese yaba ari gakondo igiye ari igihiriri? Ese imirimo ituranga ni iki kiyigaragaza? Mu gihe cya none, mu gihe cy'ububi, mu gihe cyo guhinduka kwa benshi, imirimo ituranga, imirimo iranga abakristo muri iki gihe cya none ni iyihe? Ni iyihe dukwiye gukora? Tugiye kureba iby'Imana ishaka, iby'Imana ishima. Niko ijambo ribitubwiye mu Baroma, rikatubwira ngo imirimo ikwiye abakristo ni iyi, nuko mukwiye kuba mugenda mutya, nuko mukwiye kuba mutivanga, nuko dukwiye kuba dufite itandukaniro, nuko dukwiye kuba tudasa. Niyo mirimo ikwiriye umukristo. Uyu munsi nicyo twashatse kwigaho, ariko ndashaka ko tuzongera tugakomeza nanoneho tukaganiraho kuri iryo jambo ry'Imana, kubera ko iki kiganiro ntago twasengana cyangwa ngo tuganire tutabanje gucishaho ijambo ry'Imana. None ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni irigaragaza imirimo yacu. Ese imirimo yacu ni iyihe? Imirimo yacu, umurimo ukora, ese aho ntusa n'abandi? Hari uwagutandukanya? Uwakubona cyangwa akambona yantandukanyiriza hehe? N'abatizera, ko ariko Bibiliya ivuga. Iyo umuntu arebye agasanga uwizera n'utizera bose babaye bamwe, ibikorwa byabo ni bimwe, nta tandukaniro. Ese mu Kristo Uwiteka arakubona ate? Uwiteka gusanze ate? Uwiteka kumenya ate? Ese urashaka gakondo ko ariyo twahereyeho? Urashaka gakondo mu Kristo? Gakondo y'umukristo igiye ari ikivunge? Imana yacu iduhana umugisha. Imana yacu iduha ubwenge, iduhe kumenya no gusobanukirwa, iduhe kumenya n'icyo duhagazemo, iduhe kumenya uburyo duhagaze, iduhe kumenya uburyo tugiye kugenda, iduhe kumenya kwitandukanya.
ntago kwitandukanya ari inzangano, ntago kwitandukanya ari kumva ko wigunze, ntago kwitandukanya atari ukubana n'abandi. Ariko mu Kristo gira imyitwarire ya gikristo, gira uko ugenda, gira garagara ko wahindutse, hari impinduka muri wowe. Iyi mpinduka irimo ntiwaba umwicanyi, iyi mpinduka irimo ntiwaba umugome, iyi mpinduka irimo ntiwatukana, ntiwakwambara ubusa, ntiwagaragara nabi. Imirimo, kwizera, iyi ni imirimo rero twaganiragaho uyu munsi. Murakoze cyane, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusengane, kuko nagiye nifuza kenshi gusengana namwe, kandi nagiye mbibasaba. Gusengana nanjye ni ibintu by'umugisha, ni ibintu by'umumaro. Sengana nanjye wowe urwaye, nkunda kubikubwira. Sengana nanjye wowe ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Sengana nanjye wowe ufite ibyo wizeye, wowe unaniwe, wowe urambiwe, utinze mu masezerano. Sengana nanjye, sengana nanjye. Ndashaka ko tuzajya dusengana. Uyu mwanya ahanini tujye tuwufata ari uwo gusenga, kandi waba afite icyifuzo yahamagara, kuko nabahaye nimero. Waba afite icyo ashaka ko dusengera yahamagara, tugasengana, tukabana tugasengana. Ufite icyifuzo runaka, ufite ibikugoye, ni byinshi kuko birahari. Ahari ngewe none hasi nabyatura ngo nkubwire ngo wowe bimeze gutya, ariko birakwiye ngo sengane n'abarwayi. Shaka gusengana n'abarwayi cyane, abantu bagiye bahura na za karande, abantu bagiye bahura na byinshi. Yemwe biri kuriganya abantu bagaca mu myanya y'intoki, ntumenye uko abantu bagiye. Ariko igihe kirakwiye ngo twiyegereze Imana, tunasenge. Ijambo riratubwira ngo imirimo ya gikristo, imirimo ya gikristo iburyo irimo urukundo, ikabamo gufashanya, ikabamo byinshi. Imirimo ya gikristo si ukuzihererana uburwayi ufite, imirimo ya gikristo si ukuzihererana ibikugoye byose. Ahubwo reka tujye dusengana, kandi Imana izajya ikugirira neza. Imana izajya ifasha abana bafite ibibazo runaka, ababyeyi bamaze kubona ko bitacyemera, bitagishoboka. Imana irahari. Ababyeyi babona batese ibi bizagenda bite, Imana irahari. Imana irahari kugira ngo ikize umaze igihe kirekire ku gisasiro. Yesu nashimwe. Reka rero dusengane ntarambiranye. Reka nsengane namwe muri uyu mwanya. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ihoraho, uri Imana iri kumwe natwe aka kanya, uri Imana ifite imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Yesu rero ndi kumwe nawe, sengeye abantu batandukanye, abari hirya no hino, ababasha kunyumva. Uri Imana ibarengera. Sengeye abantu batinze mu butayu mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye abantu Mwami Imana baheze ku misozi biru. O Data Kristo, rebo seketelemo, ndakwinginze ngo uyu mwanya urengere uyu muntu umaze igihe kirekire ku musozi. Mu izina rya Yesu yategereje igisubizo, ariko reka umurengere kandi umutabare, umukure ku musozi, kuko uyu munsi ari we wabivuze. Uwiteka Nyiringabo, sengeye umwana kwiga birimo kugora. Uwiteka Nyiringabo Imana, ababyeyi barareba bagasanga birakomeye, ariko murambuyeho ikiganza, kandi ndi kumwe nawe. Ijambo ryawe bimbwira neza ngo nimurambura ibiganza ku barwayi bazakira. Reka nawe Data buja wera umurengere kandi umugirire neza. Data, nongeye gusengera urwaye ikibyimba kwita Yesu Kristo, reka nawe umurengere kandi umutabare. Dore benshi bafite ibibagoye mu izina ryawe Yesu. Dore Data, abananiwe mu buryo bumwe n'ubundi, ndakwinginze ngo uyu mwanya kandi buri wese umurengere, umwumve. Data, bacira inzira babashe no gusenga mu izina ryawe Yesu. Bakure mu gahuge mu izina ryawe rikomeye. Data, bamenye kandi babashe kwitandukanya. Ndaguhamagaye rero ngo muri uyu mwanya urusheho kurengera buri wese uri bubashe kumvira ijambo. Niyo mpamvu nashatse gusengana nawe mu izina ryawe Yesu. Hari benshi ngo bakeneye kugenda. Yesu we,
hanyuma bacira inzira data uwasezeranije data urwo rugendo arugenda amahoro kandi umubere umurinzi kuko uri Imana irinda. Reka rero ugaragare nk'Imana data. Rero ntabwo nasoza ntasengeye amateraniro yose, ngo sengere abavugabutumwa, sengere abapasiteri, sengere Mwami Imana abakozi b'Imana batandukanye. Reka Uwiteka havuga ubutumwa buzima mu izina rya Yesu, ubutumwa busohoka buhagararwemo nawe Uwiteka we be kukubeshyera. Bakuvuga ukuri bikiza imitima y'abantu Uwiteka Nyiringabo, bihumanura bahumanye kuko uri Imana ishobora byose. Reka rero tuguhamagara ubashe guhagararana natwe Uwiteka. Rero uyu mwanya data reka buri wese umurengere nk'uko wabigambiriye. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.